ahubwo igikomeye ni icyagukereje. The most important thing is what made you delay. Ndafaragara uburyo uzatindamo mu minsi We imbere. saw how you will be sustained. Gusigara kuri Karumeli To stay in Mount Carmel. ntibivuga ko utazagera i Yezereli. It doesn't say that you are not going to get to Jezreel. Kuba nta kimenyetso uri gufata Because you can't see any sign. ntabwo bivuga ko Imana yakuretse. It doesn't mean God has forgotten about Iri you. kukubikamo imbaraga. He's keeping he's storing Ngiye the kubabwira strength. ntabwo Imana ikorera stoke yawe mu ijuru. Imana ikora stoke muri wowe. Vuba. People get familiar too easy. Abantu bafata vuba. And they get too Ariko familiar. icyubahisha Imana But what makes his honor, irakinga. he closes. Irakinga. He closes. Kugira ngo ibikingurire For him ahantu to hakwiriye. open in the shuri. When he teaches you, he gives you provision. Twageze imbere ya wa muntu w'ikigo sinzi ukuntu ibintu by'amarira byaje sinabikora ndi imbere yanyu ariko ndi imbere y'uriya muzungu. Yesu we narasutse amarira. Umuzungu ati ikihe kibazo ati sorry ahamagara aba counselors. Isengesho ikintu uzaba kirasaba runo rufunguzo. Uru rufunguzo rwo gusenga Bibiliya iravuga ngo musenge mutagira gute mutagwa mu moshi. Mureke dushimira Imana. Let's thank God for the brethren. Kandi muri ibyo bintu naturaga mu nzozi narananiwe gutandukana nabyo nubwo nari maze imyaka 20. Even though I was 20 years in salvation, I had failed to separate from something. Ibyo bintu bibiri. Those two things. Ariko yavuze mu ndimi yuzura umwuka wera. But he was filled by the Holy Spirit and spoke in tongue. Iri nishimwe rikomeye mu barokore. This is a great testimony among the born again. Yes, ashimwe cyane. Amen. Iri nishimwe rikomeye ku bana b'Imana. It's a great testimony among the children of God. Yes, ashimwe. Jewe nyikizwa nibyo bintu nasabaga Imana gusa. When I was only praying to be filled. I knew that I received salvation and I received the Holy Spirit. But I felt like I wanted to be filled. When you desire something, it may take time, but you will find it. Do you desire it so much? Hallelujah. Yes, ashimwe. Amen. Hallelujah. Amen. Amena yawe kwiri hasi cyane twe. Ya abami ba mbere 18 ku murongo wa 42. 1 Kings 18. Abami ba mbere 18 42. Verse 42. Nuko Ahabu arazamuka ajya gufungura ajya kurya. And Ahab went up to eat. Eliya nawe arazamuka ajya mu mpinga y'umusozi w'i Karumeli yicara hasi yubika umutwe mu maguru. And Elijah went up to the top of Carmel, then he bowed down on the ground and put his face between his knees. Ahab ajya kurya. Ahab went to eat. Arazamuka. But he went up akadame and ate. Ntabwo namubwiye ajya kuri 43 ubu ngubu gose. Ya arazamuka. For him, he went up ajya kurya and went to eat. Undi nawe arazamuka igihe kimwe. And Elijah at the same time went up ajya mu mpinga y'imisozi to the top of the mountain. Mfite ikibazo. I have an issue. Kuki abantu bagira ishari? Why do people envy others? Igihe bamwe bajya kuzamuka barya abandi bari kuzamuka bajya mu misozi. When others are going up to eat, others are going up to the top of the mountain. Umwe ari kuzamuka ajya gusenga. One is going up to pray. Undi ari kuzamuka ajya mu birori. And the other one to the feast. Umwe ari kuzamuka ajya gusenga. One is going to pray. Undi ari kuzamuka ajya mu mafunguro. And the other one to get meals. Umwe ari kujya muri upper room, undi ari kujya muri supper room. One is going to the room, upper room, and the other one mu cyumba cyo kuriramo. None se umwe ko azamutse mu cyo kuriramo. One is going to the supper room. Undi akaba azamutse gusenga. And the other one to pray. Resulta zizasa. What are the results? Resulta zizasa. Will the results come? Shakira umuntu usenga Imana. Look for a person who prays God. Arabaruta. He's beyond others. Arabaruta. He's beyond others. Ndashaka gusuhuza abacuruzi. I want to greet the business people. Ndashaka gusuhuza
Haleluya, abantu batandukanye bari muri sectors zitandukanye. I would like to greet those in different sectors. Bikora usenga. Do it as you pray. Bikora usenga. Do it as you pray. Bikora usenga. Do it as you pray. Najya mbabwira impamvu mukijya mu Bushinwa kurangura. The reason why you still go to China nuko itorero rikiri mu isi. is that the church of God is still in the world. Umunsi twagiye. That day we will go. Uretse uzareba kurangura wapi. Going to China, it will be not easy. Batangiye kundeba nabi. Wapi? No. Kujya Dubai. To go to Dubai. Yes, we kujya kurangura hahirye. And to go to different places. Kujya gucuruza za Nyabugogo. Or to sell in Nyabugogo. Ibyo mwirirwa mwirukiramo. Whatever you run to, up to. Mujye mudushimira ko tukiri mu itorero rigihari. Thank God that we are still in the world. Mugenzi wawe muguti kuba tugihari hari abantu bakishugurika. Since we are still here around, there are people who can try. Hari abantu bakigerageza aha hanze. There are people who can try outside there. Uretse gatoya. But wait a minute. Hallelujah. Ari amahoro ahari. There is peace. Kuko itorero rigihari. Because of the church that is still here. Abantu bazayashaka bayabure. People will seek that peace and will not find it. Kuko because uko byagenze Abisirayeli bava mu Egiputa. The same way when the Israelites left Egypt. Bagatwara ubutunzi bwose. And they took all their riches. Egypt ibyabo bikaba birarangiye. And Egypt was over. Niko tuzava muri iyi si. It's the same way we leave this place. Yesu nawe azaba atwaye ibye. And Jesus will also take his own. Azaba atwaye ibye. He will take his own. Hari imbaraga z'itorero. There is power of the church. Sinzi ko abantu baramukanya ukandebera umuntu ariko sinzi niba ari uw'itorero dufite abantu b'itorero babiri mu rusengero. Ndebera neza niba ari uw'itorero. Nguti ni umugisha kuba tukiri inaha. It is a blessing for the church to still be around. Hari ibintu byinshi bigitabarwa. There are so many protection. There's so much protection we have. Niyo mpamvu Uwiteka ashaka ko abantu bose bihana. That's why the Lord wants everybody to repent. Rero igihe tukiri mu isi tugomba gukora. Since we are still in the world, we have to work. Tugomba gushingira, tugakora ibirori, tugakora ibintu byose. We have to have feasts and have weddings. Tugomba gukora ibyo tugomba gukora. And we have to do what we have to do. Ariko mu byo dukora byose. But among all that, tuzamuka umusozi. Let's go up the mountain. Tuzamuka umusozi. Let's go up to the hill. Wenda niyo utavuga amen. Nje kukubwira ngo zamuka umusozi. I'm here to tell you, go up to the hill. Uyu musozi ni umusozi w'amasengesho ngiye kuvuga. It's a prayer mountain. Gusenga no guhunika. To pray is to keep. No guhunika. It is no to store. Yes, storing, yeah? Is to store. Yes, no guhunika nyine. It is to store. No kubika. And it is to keep. Hari ihame ryakoze mu Egiputa. There's a principle that worked in Egypt. Riri mu Itangiriro 41. It's in Genesis 41. Hallelujah. Hagombaga kuba imyaka y'inzara. There would have been years of famine. Ariko ibiryo byari bigihari. But food was still available. Ntabwo Imana ishobora kuba yavuga inzara. God cannot speak famine. Ivuga inzara ari uko yahageze. And speak about it when it has come. Ijambo dufite muri uyu mwaka uru rusengero rwacu haravuga ngo hazatera inzara. In this church we have a word that says famine will come. Hazaza inzara itari y'ibiryo. That is not a hunger or not food. Ni inzara y'ijambo. Of the word of God. Ndumva iryo jambo ari ubuhanuzi Imana yaduhaye. And it's a prophecy God gave us. Iyo nzara rero that hunger izatera. It will come. Havuga ngo umunsi uzaza. And it says a day will come. Nivuga ngo Imana rero because he's a planner. Kubera ko Imana igena imigambi. Ishiraho systeme. He puts a system. Yo kugira ngo abantu bahunike. For people to store. Bahunike. To store. Imana ivuga inzara y'imyaka 7 ntabwo ivuga ko imyaka 7 yageze y'inzara. When he speaks about 7 years of famine, he doesn't say it when it has happened. He says it before. Dushobora kutabyumva ariko ivuga kare. We may not understand it, but he tells us before N'uyu munsi time. hari ibintu turabona ariko abavugana nayo barabizi kuri kuvuga. Even today there are things we see, but those who speak with him know that he has spoken about it. Azaza turi mu buzima busanzwe. He shall come when we are in a normal life. Azaza bimeze neza abantu bakora ibintu bitandukanye. He will come when people will be at work and doing different things. Yes, azaza. Jesus will come. Nta kizamubuza kuza. Nothing will stop him from coming. Ariko icyo nshaka kuvuga. But what I want to mention. Hari n'iminsi ije mu isi.
There are days that are coming in the world. These days, what will make you prevail in those days is to store your prayers. To store your prayers. Hallelujah. To store your prayers. We have two groups. We have the Ahab and we have the Elijahs. Hallelujah. The Ahabs, they are going up. And the Elijahs are also going up. But where they are going to is different. They have different places. The Ahabs are going up. To go up doesn't say that your God is with you. The testimony of flying doesn't show us that God is with you. No. Of a flight. Of a flight. Amina. Hallelujah. Kugura indege siyo signe. Buying an airplane or buying a car is not the sign. Doesn't show that you're still with God. When Saul was still a king, God had rejected him. Yes, Hashim. Amen. Message y'umunsi turagendanara. Uziko ikinyita cyari cyaracitse. And do you know that his garment was cut off? Ariko akiri muri position. But he was still in the position. Your position is deceiving the Christians. The position doesn't mean you still have your relationship with God. To be with God, it doesn't go with the name or the title of apostle. But it's the thirst that I have. And where I am eating from. And my direction. We are in the time when the Ahabs are going up. But look for Ahab who went up and Elijah. Ahab went before when he was going to Jezreel. And he went on the chariot and left him at Mount Carmel. But the Spirit of God came upon him. He found him at the mountain of prayer. But Ahab who went there before to go to Jezreel, because of the Holy Spirit and the prayers, he came to Elijah. And he bypassed him. If they want, let them prosper and build before you. But tell 2 to 3 people where you are, there is assurance. There is assurance. There. The most important thing is what made you delay. We'll show how you will be sustained. To stay in Mount Carmel. It doesn't say that you are not going to get to Jezreel. People intimidating you in prophecy doesn't say that you are not going to prophesy on time. Today, we have people who got into ministry before us, but today they've closed their ministry because they entered into it without preparation. And when they got there, they got confused. Because they went there prematurely. When the Ahabs go up, they are in the feast. They are eating. They are in missions. But Elijah went to Mount Carmel. To Carmel, there are no parties there. On Mount Carmel, there are no parties. There are no friends. It's not a place where it's friendly. It's not a place people go to. Not many people go there. But when he went up, he put his face between his knees. In this time, we need to see prayerful people. We need to see praying people.
He put his face between the knees. But when he was at the knee, he could put his face, and the servant could ask, what are you seeing? He could say there is nothing. How many years have you spent in prayer? I'm even afraid to say there is nothing I can see. They will wonder. They will ask themselves, do you pray God? But the servant said there was nothing. Sometimes it brings shame. And it's difficult to tell people there's nothing. After 20 years, and then people say no, there is no anointing. God can lock, can close. But when he closes, it doesn't mean he has left, he has forsaken you. Because you can't see any sign, it doesn't mean God has forgotten about you. He's keeping he's storing the strength. He makes his stock in you. Because he doesn't stock in heaven, but in his people. When he closes, but he builds, he closes. What makes his honor is to hide things. The king cannot be honored because of opening. But what honors him when he closes. There are things he has closed for him to fight, to get you. I don't know if this message is yours. He's honored in his way of closing things because he's a king. He has honor in closing things. Because the things of God are hidden and the things of the people get familiar too easily. And they get too familiar. But what makes his honor, he closes. He closes. For him to open. He's going to open your husband this year. Those who got married 20 years ago before you, they will ask you, where did you get that husband? And they will ask when they are married. Mama Ntuza ntabwo yateranye, mama Ntuza mama yaduhaye ubuhamya. Yarafite umutware. Amen. Hallelujah. Uri uyoboye abadventiste mama. Hallelujah. Umutware we. Ifo kureba ukuntu yamukinguriraga umuryango. Uriya musaza w'imfura. Hallelujah. Akamukingura umuryango. Akaza kumureba akamuha indabyo. Biriya bintu avuga ni bikeya. Ku buryo washatse imyaka 40 mbere ye. Abaza ngo abagabo babaheye. Ariko mwavuze amina. Amen. Numvaga nshaka kuva aba online ndabasuhuje. I greet those who are following aba online ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ku buryo abantu bibaza ngo mana uyu muntu aba bantu babaho. People will wonder, do these people live? Kuko Bibiliya avuga ngo abangaba no mu isi ntibari bakwiye kuhaba. The Bible says if these people cannot even live in this world, there are things God can do. Hari abakozi b'Imana muri mwebwe Imana igiye guhagurutsa. There are servants of God among you that God is raising up. Bavuge ngo dore naba twari dutegereje. And they will say these are the ones who were waiting for. Ariko gira ubugugu bwa haleluya. Hariho uruhorekerane rwo kuzamuka. Ariko Imana, but God, Imana, God, sinzi igihe utinze kuri uwo musozi. I don't know how much time you've been there. Ngo ntacyo tubari kubona. I don't know how many times they told you there's nothing. Kugeza ku nshuro ya 7. Up to the 7th time. Yubitse umutwe. His face was down. Ariko bitangiye gukoreka. But when it started hahise hazi ikintu simusiga.
came something that can be. There came a sign. Praying is so good. First of all, what you pray for, you protect it. What you've prayed for, you protect it. Because it comes from your labor, you protect it. What you've prayed for, hallelujah, you value it to the way God wants. To pray is so good. What you've prayed for, very precious. What you've prayed for, there are so many things we have gotten, but there are others we've prayed for. But God answers. There's something I prayed for. When God answered me, He answered me through Etam. But God can give you beyond. He gives you beyond. And He amazes you. God is good. I want you to know there are things God is about to do in these days. Because of the Elijahs that are busy going up the hill. We are going to see the results that will come from the mountain. We are going to even see the results of the Ahab. What you have stored will show up. Because Elijah had gone to the mountain. First of all, he received the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit came upon him. Secondly, he achieved rapidly his promises before those who had gone before him. And he bypassed. Abwira umugaragu ati zamuka witegereze ku nyanja. Arazamuka aritegereza aragaruka aravuga ati ntacyo mbonye. Komeza 44. Agezeyo ubwa karindwi aravuga ati dore mbonye igicu gito kingana n'ikiganza cy'umuntu kiva mu nyanja. Eliya aramubwira ati genda ubwira Ahabu uti itegura igare ryawe umanuka imvura itakubuza. Uyu nguyu uri ku musozi ni uha message Ahabu. The one who is at the mountain gives the message to Ahab. Ahabu ntacyo yari gukora. Ahab couldn't do anything. Ariko kuko yari afite umugabo wazamutse ku musozi. Because there was a man who had gone to top of the hill. Ntabwo ba Ahabu buno buhanuzi bagiye kuza kudushaka kuko badushaka cyane. The Ahabs are not going to come to you because they really want to. Nuko hari amakuru dufite badafite. It's because there's an information you have they don't have. Nuko hari ibisubizo tubitse badafite. And there are answers you are keeping they do not have. Mana yanjye shakira umuntu washe gushaka Imana. Look for someone who has come to see God. Yes, ashimwe cyane. Niwe wabwiye Ahabu. He's the one who told Ahab. Abantu bicaye aha sinzi ko bazi position ya Ahabu. Ahabu yari umwami. Ahab was a king. Ahabu ni umuntu wese ukomeye. Ahab is anybody who is great. Birambabaza iyo mbona barokore. Birirwa bajya gushaka guhanura abantu ngo babasange mu nzu kuko bakomeye. I get so sad to see people who akandika Imana yakuntumyeho byihutirwa. Waretse kwirwanirira. No. Ugasanga umuntu yabona umuntu ufite imodoka ari umuntu hanura, yabona umuntu ufite imodoka nsha, telefone yawe ni yihe mama, telefone yawe ni yihe mama. Beneda twagiye tureka kwimwaza nk'abarokore ariko mwaretse. Sibyo. Telefone yawe ni yihe mama. Yabona umuntu kuko mu mama nyine afite Brazilian mu mutwe Imana iravuze ngo irakuzamuye igushiza ariko imuzamuriye hehe wabibonye ryari ariko ushaka kumenyekana noneho gushaka kumenyekana mbere byatumye Yohani bamubatiza bamuca igihanga ariko mwaretse bene data Yohani yo yigumira hahanu yabaga hitwa gute hajya pastor hano Yohana yabaga ndahazi narinzi ndashaka kuguya examen ndebe kuhamenya yabaga ahantu hirya mu butayu hanyuma no mu butayu akarya ubuki bw'ubuhura akarya niki n'insiki noneho burya ngo yari afite umuhogo uvugira mu butayu ukagera mu mujyi
nta mikoro. Noneho nawe agira hari yita aravuga ati ndijwi rirangurira hehe mu butayu. Sinzi ukuntu yamenyanye, ubuhanuzi bwaramuriye. Noneho bumuriye ajya gushaka Madamu Herode. Imana yari yamubwiye ngo ajye kumushaka, yabisengera akabibika buretse. Aramubwira ati rero sinzi ibyo yamubwiye, ati watwaye umugabo w'abandi, mwaretse kujya mutikura ibyo utabareba bene ndati. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umudamu araribika. Aravuga ati uyu mugabo icyo nkoze ashaka kumvana mu rugo, uretse nkwereke. Habaye anniversaire rero ya Herode. Hanyuma agakobwa kuriya mugore wa Herode karabyina, kamaze kubyina cyane. Herode arabireba aravuga ati wow, ati n'igice cy'igihugu nakiguha. Noneho gatagahura na mama arakabwira ati ntuwemere igice cy'igihugu, genda umusabe igihanga cyane cya Yohana bagishire ku sahani bakizana. Buretse gato wakwigumiyeho Imana yaguteretse, ariko mwamba barebe, ariko mwavuze haleluya. Ntabwo ndazi ko ari abantu batankunze muri aka kanya, ariko wowe umukuru w'umurenge paka noneho hari gitifu waha mpaka ugasanga umuntu ntakiramutsa abantu ngo gitifu asengera iwe, ariko mwaretse rero. Ariko murahari bakundwa cyane, ntabwo muhari. Murahari. Nsuriza umuntu mwicaranye muguti abo kubahwa tububahe, ariko ujye ureka kujya kugira. Let's honor those who deserve to be honored. Yes ashimwe. Amen. Yes ashimwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hari ama invitation turwanira yo kwicara imbere, ariko igihe kitaragera. Imana ijya kukuzamura ikushira imbere, irabanza ikagutraininga, ikaguha ururimi rw'abigishijwe. Before God raises you up, He first trains you and gives ikaguha n'ururimi rw'ibwami, a tongue of the king's palace. Mwagize ngo ubu turazira iki? Sizi mikro na ntuza zaje ubu ngubu, ariko mwavuze Yesu ashimwe cyane. Ibyo tuba tuvugira aha tutarateguwe bikaducika rero. Tuba twarabivugaga, ariko kuko ubu twagiye ahagaragara. Buriya kujya ahagaragara, iyo Imana iri kuguhisha ikagutwara kuri Karumeli, ikakubwira ngo mwana wanjye ngwino usenge, mwana wanjye ngwino twihererane, suko Imana ishaje idashaka kuzamura. Irabanza ikagutwara mu guhanurira abantu b'abapeti. Wagira ibyo ukosa bariya none ntabyo bamenya. Ngo mwamba bariye bene data. Ntabwo nabumvise neza. Niyo ugize ibyo ukosa bariya ntabwo bagira gute. Vuga ngo kuri Karumeli. Urabivuga. Hari umuntu twize kuba turi gusengana, abwira umuhungu umwe tuzashaka uyu. Kera ibaze iyo bijya kuri YouTube, Imana yamutabaye tutarajya hehe, ariko bakunda. Arangije pastor nyamubona ajya ateranira. Yabonye umusore aravuga ati Imana iravuze ngo, yari umukobwa w'umuhanuzi twemera, ati Imana iravuze ngo uzashaka nde. Kavuga Imana. Ariko byaratambutse, nta muntu wamufashe. Uyu munsi n'umuvuga butumwa usobanutse, nta muntu wagize ute, kuko atasohotse mbere, yabikoreye aho twari turi. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Praise God. Rero Imana ikuzamuye kuri Karumeli, when God raises you up at Mount ibigiye kugustokamo ibintu, He's going to store bikomeye, great things. Hari igihe nigeze kubaza Imana, nanjye ushobora kurambirwa nkuko nanjye narambiwe rimwe, ndakomana hajya urashaka kudukoresha ibiki. There are times, there's a time I got weary and I asked God. Imyaka tujyanye twajya kugusaba ngo dusubize ngo hari ibintu ngiye kubakoramo, ibyo bintu ugiye kudukoramo bimaze imyaka 10 bimaze 20 watubwiye koko. And I asked him, what are you about to do in your life? lives? Bibaho cyangwa n'igihe nyine byabayeho, cyangwa nibaza ubuse nenda kuzakora iki. And I asked him, what am I about to become? Mwana wanjye ndacyagutegura, mwana wanjye. Ariko sinzi impamvu uyu munsi takimbwira ibyo bintu cyane. Icyo gihe rero ngo mwana wanjye, ari maverse ndi buvuga utari waje gusemura, ngo mwana wanjye, ngo impamvu nkugabura ibiryo by'amakuba, ngo n'amazi y'agahimano, ngo kugira ngo abakwigisha batazaruha, ngo haleluya. Kafana ko mana, ibintu by'ibiryo by'amakuba uri kumpa, amazi y'agahimano. Uva hariya muri Yesaya 30, Imana uranshaka hiki kuri 20 aze ko hariya Yesaya 30:20, iryo jambo Imana yararimpaga buri kanya. Mwana wanjye
ndi kugutekeramo ngo kandi nubwo Uwiteka kugaburira ibyo kurya by'amakuba n'amazi y'agahimano ngo abakwigisha ngo ntibazongera guhishwa ngo ahubwo amaso yawe azajya areba ngo abakwigisha abana se amaso yanjye ntareba ngo ariko uzajya ugera ahantu ukurikira umwigisha umwumve neza and you will hear a teacher understand well nkavuga mana ariko biratinze and it took so long 5 6 years ariko hagati aho ikagufungura akadirisha but it could open a window to us ikagufungura akadirisha he could open ukuri nibande ba Imana yahaye akadirisha ukakabona how many have when he teaches you he gives you provision. First of all, I could say I don't have a vision to lead great people. Ariko nta bindi numva uzankoresha bikomeye hano hanze sinenda kuzayobora aba economiste sinenda kuzaba governor ariko going to be a governor I'm not going to lead economy bari kumva ibyo ndi kuvuga ibya economy urabishaka hikimana sinenda kuzaba governor I'm not going to become a governor sinenda kuzayobora nta gahunda nta vision mfite kuzaba minister I have no plan or vision to become a minister w'igihugu ekada in the country. Mfite gahunda kuza ministre wawe. I have planned to be a minister of God. None ibi bintu ushaka kunyigisha ni ibiki bitari kuva mu nzira. So what are you teaching me that is taking too long? Kunyima inzu bihishwe mwiki. To deny me a house, what is it? Is it hiding behind? Ibintu byo kunyima inzu. And to deny me a house. Ukantwara mu ruzero rw'ubukode bihishwe mwiki. And I've spent years renting. Ibintu byo kuvuga ubutumwa tukagira abantu badukomangira ati nyishura ati uzagaruke ejo ibi bintu biri mu ikima. What is it to have landlords who knock at our doors? Ibi bintu ko ufite abagabo and you have men ko ufite abagabo beza nk'aba Kevin nabo ngaba barahari n'abandi you had handsome akugita buriya mukobwa utari kumuha umugabo urabimumwimira iki kweri. Haleluya. Kandi ugasanga niba abakobwa babikunda baje basezera ababogare baraha hanze ko mwamba bariye bene data ugasanga yarasezeye ukavuga uti hahishe mwiki bino bintu. What is hidden behind that? Abandi bagakora amakonsere rata others do concerts bagakora amakonsere abantu wa trainings those who you train uzi neza kurusha ubwenge and you know you are better ukabona amakonsere barayakoze abantu ngo barishuye ngo abantu bagiyeyo wowe ikahita kubwira ngo jya muri PS ngo ndagushaka kwa kabiri no kwa gatanu ngo kandi ugumaho ngaho ngo ndikuiteka Imana ivuze ngo hari imbaraga iri kukubikamo imbaraga and then you see God telling you stay on Tuesday and Wednesday uvuga ngo turi kuzamuka ku musozi because God is preparing umusozi w'amasengesho nimutavuga haleluya ndagenda we are going up to the top of the mountain prayer mountain. Uyu munsi numvaga gusemura ntari bubishobore. Ntabare ko ibi bintu Mana yanjye cyangwa nivugire gutya tu uyu munsi amen. Kuko ndio ndavuga ibinyarwanda byinshi. Muraturahari bene data. Kuko murabona naje kwiganirira tuzakomeza nesho. Ariko ibi bintu Mana bitekeye mwiki bino bintu. Ibintu byo kwima umuntu abana bihishe mwiki kwere. Imyaka 5 imyaka 6 ugasanga umuntu yabaye mu byaha hanze bamusori sibyo hatagira umuntu ndakarira umuntu gose wibereyeho nk'inzira ngari autoroute ariko ugasanga arakijijwe ayisabyara abahungu n'abakobwa ariko ugasanga umuntu yubashye Imana ngo kuva ari umukobwa ngo n'umuhungu nawe ngo yari imanzi niba bita imanzi ariko mwantabaye bene data ngo umuhungu yari imanzi ngo n'umukobwa yari isugi ngo bahuye ariko bakoze ubukwe bagahita bategereza ntibabyara maze wa undi wivuriye kuri byeri buri mwaka koko ariko nkavuga Mana ibintu bitekeye mwiki ibi bintu wabihishe mwiki ibintu bituma Ahabu bakomeza kuzamuka bakarya bagasubizwa bakamera neza ariko ba Eliya ukabubazamuye kuri Karumeli bakaribwa n'imibu kuri Karumeli bagahura n'imbeho kuri Karumeli bagakubitwa kuri Karumeli Imana igahita ikubwira ngo mwana wanjye ngo ndaje mbikore vuba ngo ndaje mbikore vuba ngo ndaje ngo maze manuye ingabo zo kukurwanirira yibaza ese ndi igihugu bashiraho ingabo ariko abantu turi kumwe ahangaha Yesu Imana yanjye ngo ngushizeho ingabo ngo ngushizeho uburinzi mva Imana ibi bintu Imana ishizeho haleluya haleluya igahita ikubwira ngo iguhaye amahoro ariko najyaga gusenga afite ibindi ngiye gusengera Imana ikama ngo mwana wanjye ngo ubugingo urabufite ariko Imana ubugingo kweri ndabizi ko mbufite haleluya ngo ufite ubugingo mwana we
abandi bose wowe Imana ikujyanye muri Amerika nawe umugabo ugiye kumusanga kandi Imana igiye kuguha visa yihuse ariko byagera kuri gihe ngo ubugingo urabufite ariko gafarise ni bande bari kumva ibi bintu Pastor nabimaze b'imyaka iriya nyigisho ufite ubugingo Yesu ashimwe ukumva abantu n'ukuri baravuze ubuhamya ukumva Imana iramuvuzeho Imana iguhaye umugabo w'umucuruzi kandi bibi araje tegura ikanzu haleluya wowe ufite ubugingo basa ari twari hariya ndiho gusengera ibintu abantu mwese barababwira ngo ugiye kubaka amazu sinzi ibintu bababwiraga twari turimo hari ariko jewe umuntu avuga ngo uzajya mu mva yawe ushaje kandi ikintu cyari cyihuse kandi Imana rero bimbwiye kuri Maxwell kera ndi kuyisaba Minerval ndi kuyisaba n'umwanya w'abana twagiye abana babiri tujya mu ishuri ry'Abadventiste hariya kuri Maxwell muri Kenya noneho abo bana rero bari abana bitwa badasigana babana bakurikirana bashaka kwiga ahantu hamwe bahorana umwe yaribona undi ntaribone bikaba ikibazo tugezeyo baduha iryumwe ndavuga Mana ndakwinginze barangije bazamura Minerval kubera iki kuko abana banjye sogokuru wabo no mu Adventiste umwimerere so abadive barabagabanyiriza so papa wabo rero ubwo yari yavuze ati abana bacu bavuka ku buhanda Yesu ashimwe cyane noneho abana babaje baravuga ati no ati twebwe dusega kwa tuya born again turabo kwa mama ariko mwamba bari yavuga ngo ariko Imana iranshaka hiki noneho aho abadive bagomba kwishura nk'ibihumbi 4 twe twishura nka 12 murumva ibyo bintu kandi koko amafishe y'igitwe na Pastor Mpyisi yari yamaze kudukora recommandation yaho hantu nguko nyine nuko Yes ako mwavuze amen noneho Minerval ziri hejuru hanyuma ishuri ryabuze ariko nkabanzi ko Imana itanga Minerval ariko miliyoni 12 400 bya Green Hills cyo gihe yari nka 400 nayo kugira ngo tuyabone twasengaga iyo mu ijuru kugira ngo itabare vuba noneho mu gihe ahantu bazamuye gutyo ariko Imana ni igitangaza sinigeze nyabura Yes ashimwe cyane hanyuma rero ndi kuvuga ngo Mana Minerval tuzayikura he n'umugabo wanjye Mana ndyaga ko umuntu ari wenyine mu cyumba aho hanu Karen hanyuma ngiye kumva numva ijwi ngo uzajya mu mva yawe ushaje ngo reba muri Yobu ngo reba muri Yobu 5 ariko uyu munsi nibwo mvuga ngo Mana ushimwe haleluya numvaga nshaka kumva amina cyane ndavuga okay nzajya mu mva yanje nshaje ariko nkeneye amafaranga nkeneye n'umwanya w'umwana ariko muzikuri Imana yabikoze umunsi ukurikiyeho ngiye guhura n'umuyobozi w'ikigo twageze imbere yawo muntu w'ikigo sinzi ukuntu ibintu by'amarira byaje sinabikora ndi imbere yanyu ariko ndi imbere y'uriya muzungu Yesu we narasutse amarira umuzungu ati ikihe kibazo ati sorry ahamagara aba counselors bahita bampa ishuri bararimpaye baravuga ngo n'ibindi tuzabireba are you okay bakajya banzanira amazi noneho bayazana Yesu ahabwa icyubahiro navuye hariya byose byakemutse ariko mwavuze haleluya cyane haleluya mbabwira nzabigisha ejo mwuka byara Yesu ashimwe najyaga nibaza ibi bintu nkibaza Mana ibintu dusenga twabaga muri groupe abandi bakajya mu Bubiligi ariko jya ukambwira ngo hari umuri muri ibyumba kabaza ko Mana ibi bintu ni ibiki kwe ese ibijyana abandi mu Bubiligi je ntibimbera urabona bitambera Imana ikambwira ngo abantu bababaye ngo kunonko kavana ko abandi ibintu nk'ibyo ariko nkumva mu mutima ndiho nevuga nseka ariko gushariga ukavuga uti Imana what is happening gose
ukagera ahantu kumva ubwenge butangiye gucurika. Twigeze kubaka inzu hariya mu Kanserege, twibagirwa guca inzira y'abantu bajya mu gikoni kubera impamvu hanyuma rimwe Imana irambwira ngo impamvu nkugaburira ibiryo by'amakuba ngo n'amazi y'agahimano ngo nukugira ngo abazakwigisha uzahumuke ukanurujya ubareba ubumve bajye bavuga ubumve. Ariko uyu munsi umuntu ashobora kuvuga nkamwumva, umuntu ashobora kunsanga muri counseling akambwira ikibazo cye nkacyumva. Murabyumva kubera ko nabiciyemo. Nshobora kugira gutya nkamwumva, umuntu akambwira nkumva kubera atari kubera ko nshatse kumva ariko kubera ibyo nanyuzemo ukabasha kumva. Haleluya. Yesu nashimwe. Impamvu mvuze ibi bintu ndabibwira umuntu umaze igihe ategereje, ari kuri Karumeli, ari kumwe n'Imana, ariko nagira nkubwire ngo ntabwo uri kumanuka, ntabwo uri kujya ikuzimu, ntabwo uri kujya hasi. Imana iri kukuzamura, Imana iri kukuzamura. Shakira umuntu wabwira ngo Imana iri kukuzamura. Iguhaye ibyo uzavuga igihe kirekire, iguhaye ibyo uzavuga utarusha, iguhaye ibyo uzavuga imbere y'abakomeye, iguhaye ibyo uzavuga imbere y'abanyabwenge, iguhaye kuzayobora ibigo utigeze utekereza ko uzayobora. Yesu ashimwe. Tugasenga Imana ikavuga ngo minyongo ntumene ibisate. Kumena ibisate ngo ntiwivumbure utamena ibisate ngo ndaje. Tukagumana gutyo rero nawe Imana iri mu ruhande rwawe. Imana iri kumwe nawe kandi ntacyo uzaba. Reka mbabwire Dawidi yaciye muri ibi bintu. Imana ikoresha sinye y'imyambi, nako Yonatani akoresha ikintu cy'ikimenyetso cy'imyambi. Mu rwandiko rwa mbere rwa Samuel 20 baraganira bakorana ikiganiro. Hanyuma Dawidi arabaza Yonatani, ni Samuel wa mbere 20 araza kuhabona. Aramuga ati ariko Yonatani reka tuganire uri inshuti yanjye ya bugufi. Iso anziza iki? Sinzi ko byari byagira ahantu kavuga ati ko niki ntera umwaku mfite ikihe kibazo. Aramuza ati ko iso anziza iki ubundi? Ubundi nkanjye nkamwene Yesayi niki natwaye Yesu? Wa mugani ubundi ko mbona ndi bogare ariko murabyumva bene, ariko ntabwo mujya mubona ukabona nawe uri umuntu nk'abandi wakwiriwa muri miruwa ukabona urasobanutse. Ni byose ibyo bene data. Oya ntabwo muri kunsubiza. Noneho aravuga atari ku iso nuko arahunga Vinayoti araza ari kwinzira arangije abaza Yonatani ati ariko nziriki nakiraniwe iki mwoka byaramo. Ninde muntu wari wibaza ikintu ati Mana niki nakiraniwe umuhamagaro uraryana. Isengesho ikintu uzaba kirasaba runo rufunguzo, uru rufunguzo rwo gusenga. Bibiliya avuga ngo musenge mutagira gute, mutagwa mu moshi ngo anyice niki. Ugasanga umuntu afite amafaranga menshi ariko agufitisha ari wifitiye gusa ya moto, ukibaza ariko uyu muntu aranshaka hiki. Ariko murahari bakundwa, umva wabifitiye ya moto akuzana ufite nayirindazi uri bubashe gukubita ugataha ugacomeka kakantu ukinywera mu karu yawe. Ariko sinzi ukuntu no mu butayu habi vitamine ntazi. Ni bande bari babibona? Sinzi vitamine biba mu butayu. Abantu ntabwo bapfa kubimenya batarabuciyemo. Basa warumva umuntu uri mu butayu imishatsi yacitse. Icika mu bakire bamwe bafite ama vitamine bashiramo buri mwe. Ariko umuntu uri mu butayu ni bande babizi bene data? Ikindi abantu bari mu butayu kuko barya ibintu bigereranye bagira skin nziza. Ziri glowing. Yeah, abantu kuko urumva uba wari uturu dukeya na gatoki harimo dodo n'utunyobwa. Kavuga utunyobwa turimo vitamine na gatoki na lenga. Hari n'ukuntu nyine no mu rugo muba mwaraciye make ugasanga umugabo n'umugore baregeranye, mutegeranye biragenda biti kuko Yesu ashimwe cyane. N'ukuri pe ukabona hari ukuntu mubanye nubwo umwe arebye ikijisho ukabona nta muntu uvuga byinshi, ukabona hari ukuntu nyine ariko man aramubaza ati ariko mbabara umbwire iso nziza iki. Yonatani aramuga ati urabizi ko twakoranye isezerano ry'urukundo kandi ndiho ndakora ikiganiro kugira ngo byihute. Urabizi rwose
ko ibiri hagati yanjye nawe nta kibazo tuzakomeza kubibana. Ariko dore ni igihe cyo kumurikwa k'ukwezi. Hari iminsi idasanzwe aho ukwezi kugomba kugira gute. Noneho rero kugira ngo menye ikirere papa arimo ngomba kukireba nkakimenya. We ntugire ikibazo, nge nzakoresha imyambi, nzakoresha akana k'agahungu karaha, hanyuma wowe ugende witambike hariya hirya. Hanyuma ngo Dawidi agiye kwihisha ngo ajya ahantu ngo ku gitare cya Ezeri. Igitare cya Ezeri ni igitare cya separation. Ni ahantu uba ugasanga watandukanye n'abantu, ukavuga uti baranziza icyo ubundi. Umva baragenda niyo wasenga ngo bahagume, bagira bate? Baragenda bamera nk'amashami ari kuva ku giti. Igitare cyande ariko bavuze ngo igitare cya Ezeri. Igitare cya Ezeri rero ni igitare gisobanura ngo go quickly. Ni igitare kivuga ngo separation. Ni igitare ugeraho telefone zaguhamagara gukazibura. Ni bande bari aho ngaho bari kumva ibyo mvuga? Kandi igitare cyande cya Ezeri. Agenda ngo yitambikira uruhande rw'igitare cya Ezeri. Iki ntabwo ari cya Etamu, yitambikira uruhande rw'igitare cya Ezeri. Ahantu umuntu aba ashaho ukavuga ngo Mana ni wowe gusa, ni wewe tu Bwana. Buriya ntabwo abantu bazirimba igihe cyose bari mu mwuka, ari igihe gusaba byamurangiranye. Niwe buriya kuramya biryoha cyane iyo uri desperate. Nibwo kibiryoha. Uzi ukuntu bita bimera neza. Iyo nkugeze imbere ndatuza, kuko ibituma ukubagana se ko byagiye. Vuga ngo igitare cya Ezeri. Ariko bari hariya ndabona bari kubyumva neza. Igitare cya Ezeri. Amahoro yawe ameze nk'imigezi. Binyibutsa kuri umubyeyi wanjye. Kuko ngufite ntacyo nzatinya. Kenshi iyo turirimba gutyo ibyo dutinya biba bihari. Sibyo baramye nibyo sibyo? Sibyo? Buriya muravuga ngo amfitiye byinshi, baba bakenye kenshi nta nibyo. Mu kiganza ciwe harimo ibyiza gusa. Kandi biba bisharira. Iyo ndirimbo Billy yarayikundaga. Noneho rimwe sinzi ko byibuka turi kuri Nombo y'Ikagugu. Niba ari we na Gile, sinzi umuntu bariho bararirimba. Oya, ntabwo Tito yari yakaje, ni Billy warimo kurimbarisha. Billy rakagira amavuta yayo. Iyo ndirimbo aragira amavuta yayo. Ariko Imana irambwira ngo ntubona ukuntu Billy ari kuririmba hariya. Twari hahandi twasengeraga Kagugu, hahandi ngo ariko ngo amufitiye byinshi mu kiganza. Ari harimba mu kwizera. Ariko Yesu we. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ndahaguruka abantu basinziriye buhoro ngenda mbacomeka amadolari 100. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Vuga ngo igitare cya Ezeri. Cyo gitare nakivuga. Ni igitare kirimo loneliness. Ni igitare uvuga uti Mana uyu musaza Sawuli ko tutwangana. Mana ko ntenda kugira icyo mutwara, ndazira iki Mana? Ariko ntabwo yarazi ko ari kuzira ubwami bumuriho. Ndashaka kukubwira ngo hari ubwami buri muri wowe. Numvaga nshaka kuvuga ngo muri wowe hari ubwami. Muri wowe hari amasezerano. Muri wowe harimo ibyo Imana yavuze. Muri wowe harimo amavuta azakora mu gihe cyanyu. Hanyuma Yonatani aramubwira ati ro Dawidi, nubona nohereje umwambi, vuga ngo umwambi. Ninohereza umwambi ukagwa iruhande, ntugwe imbere, ukagwa iruhande, umenye ko ari amahoro. Ariko ninohereza umwambi ukajya imbere yako kana, ukagwa imbere, ndahita ndangurura nse nkuvugisha kariya kana. Ariko umwambi nugwa imbere umenye ngo nta mahoro ahari, umenye ngo data yajaje. Akimara kusezerana nawe ibyo bintu, haza kuza noneho kwicara, hanyuma aza guhura na papa we.
papa aramubwira ati ariko mwene Yesayi ari hehe? Aramubwira ati disi hari ibi n'ibi yagomba kuzajya iwabo etc. Arangije ahindukira Yonatani aramubwira ati ntawe uhari. Ararakara, ntabwo bishoboka. Arahari? Ntahari. Ntawe uhari. Afata icumu, amaze kumubwira ati ariko uramuziza iki papa? Ngo iki? Ati wa mwana we ndashaka kubwira ko utazabaho mwene Yesayi ariho, ntabwo agushakira amahoro. Afata icumu aritera umuhungu we. Bivuga ngo umudayimoni wose yari afitiye Dawidi ngo agiye gutera gutya, ngo Bibiliya avuga ngo mu cyicaro cya Dawidi ngo hari vide. Uyu mwaka Satani azasanga icyicaro cyawe, ndashaka kuvuga ngo mu cyicaro cyanjye azasanga hari vide. Azazana umwambi w'indwara sange ku cyicaro cyawe vide. Ndaguhanuriye kubera urufunguzo rwo gusenga ntabwo azakubona, ntabwo azakubona, ndabihanuye. Umva, azagushaka mubatera, mubateza ibibazo, mubateza akaga, mubateza ibigeragezo bimwe na bimwe, akubure. Ayiteye umuhungu we, umuhungu arakwepa, agira gutya akwebye, biramucika ntibyamugeraho. Imana iha umugisha ba Yonatani. Ndashimira Imana ko nubwo abantu bose bagusiga, Yonatani aracyariho. Ndashaka kuvuga ngo mfite umufasha.